Muraho neza nk'uko bisanzwe rero urundi rwa rubuga rwanyu musanzwe mukuraho amakuru meza kandi yizewe y'amazu agurishwa, ibibanza se ndetse n'amamodoka. Uyu munsi rero turi ahantu bita Kimironko, mumbabare mu nkurikire turi Kimironko, ni mu murenge wa Kimironko, akagari ni aka Kibagabaga. Tugiye kwereka inzu nziza yakatutse iri kuri miliyoni 340. Inzu yacu igizwe n'ibyumba bitandatu, toilette 5. Ni inzu nziza ifite n'igikari kinini, ifite n'amatoilette meza cyane. Kuri kaburimbo ubanyekere ko inzu yacu iri kuri kaburimbo iri ahantu heza cyane. Munyemere rero dutemberane inzu n'abatindiye. Ni inzu nziza murayikunda, ifite n'akajardin ndetse na parking nziza. Mumbabare rero munkurikire kuri no screen yanyu, mumbabare munkurikire no nzu murayikunda. Tutabatindiye rero murabona ko ari inzu nziza ifungurwa mu muryango uri sliding. Ni inzu nziza cyane, banyerekere quartier irimo, ni inzu iri class, iri ahantu heza cyane. Parking ni imodoka byibuze enye, murabona ko ari imodoka enye za parika neza, ntayo ibangamiwe n'indi. Ni inzu nziza, mumbare mu nkurikire tugende tubereka iyi nzu gake murabasha kunyurwa n'ubwiza bw'inzu. Tukiri hano rero muri parking, murabona ko tuzamutse kuri aya ma escalier tugana kuri jardin cyangwa se tugana no mu nzu. Mu by'ukuri iyi nzu yacu murabona ko ari ifite ama escalier meza atazamuka cyane. Ni inzu ifite jardin, muri kwibona ndoragera tugere tubereka akantu ku kandi uburyo iyi nzu imeze. Ni inzu murabona ko ifite akajardin gato, nubwo ari gato ariko na akajardin gatuma rwose ubasha guhumeka neza. Hanyuma rero tukiri aha ngaha kuri jardin, murabona ko tugiye mu nzu. Ni inzu ifite ibyumba byiza, ifite salon nziza, rwose iyi nzu yaba iyawe ku giciro cya miliyoni 340. Iyi nzu wayegukana. Hanyuma murabona ko ifite balcon ya hano muri salon. Ni balcon nziza nk'uko muri kwibona, nziza cyane rwose, murabibona ni balcon nziza, ubona ko ifite ibintu byiza cyane. Hanyuma tukigera aha ngaha murabona ko ifite inzugi nziza, muri kwibona tukinjira aha ngaha muri salon, murabona ko ifite salon nziza, salope nziza cyane kandi yisanzuye. Mumbare munyerekere aho umukameraman ahagaze naho ndi, murabona ko harimo intera nini, tugenda tubabwiza ukuri kubijyanye n'iyi nzu. Murabona ko ifite TV stand, banyerekere ifite TV stand nziza cyane, bashyiraho television, ikagira n'ahantu washyira utuntu tw'uturabyo cyangwa se amafoto, muri kwibona ifite TV stand rwose nziza cyane. Hanyuma ni gypsum mwayibonye, amatara meza ndetse na plafond nziza cyane. Hanyuma tukiva aha ngaha ikagira salamanje nziza kandi yisanzuye. Genda banyerekera uburyo salamanje imeze. Ni salamanje nini cyane, amatara meza, ngira ngo mwayibonye, amatara meza cyane rwose. Iyi nzu ku giciro cya miliyoni 340, iyi nzu yaba iyawe. Iyi nzu yakatutse rero, nyaboneka umuntu ufite gahunda yo kugura inzu muri Kibagabaga, muri Kimironko, yaza akagura iyi nzu ifite salamanje nziza. Hanyuma tukiva hano urabona ko duhita twinjira mu gikoni. Muri salamanje, ubundi salamanje ikurikiranwa n'igikoni. Babona ko ifite igikoni cyiza cyane kisanzuye, ifite ibirahure byiza, mwayibonye ibirahure byiza cyane rwose. Iyi nzu ni nziza pe, ndayibatuye. Miliyoni 340 kuko iyi nzu ntabwo wayifata. Hanyuma hasi hari ibyumba 2, hejuru hakaba ibyumba 4. Ni ukuvuga ngo ni ibyumba bitandatu uko twabibabwiye, hasi hari 2, hejuru hakaba ibyumba 4. Reka duhere kuri iki cyumba rero ntabatindiye. Icyumba cya mbere mwakibonye ko kiri hasi, ngiki murabona ko ari icyumba cyiza kandi gifite n'utubati. Murabona ko ifite utubati twiza ndetse na plafond ya gypsum. Mujya mumbaza amazu afite ama plafond meza, ntabwo ari za plafond za kera ziba ziriho ibiti. Ni plafond nziza cyane ya gypsum, ifite n'utubati twiza, murabona n'utubati twiza rwose muri kutubona kuri iyi nzu yacu rwose ku giciro cya miliyoni 340. Iyi nzu yaba iyawe. Hanyuma iki cyumba gifite toilette yacu, ni inzu nziza pe, ndayibatuye. Reba uburyo imeze, toilette nziza, ikagira n'amadushe yayandi afungwa, kugira ngo muri kwibona ni ya madushe meza nk'uko muri kwibona, amadushe kandi aba yisanzuye. Hanyuma tukiva muri iki cyumba, iki cyumba ni icya mbere tuba tuvuyemo. Hanyuma tujye ku kindi cyumba cya kabiri. Twababwiye ko hasi hari ibyumba 2, hejuru hakaba ibyumba 4. Hanyuma dore iki cyumba kinini, nacyo ni icyumba kinini kireba kuri irembo. Murabona ni icyumba rwose gifite ubuhumekero buhagije nk'uko muri kwibona. Banyerekere uburyo amakaro ameze, n'amakaro meza ndetse ni
n'amagarderobe meza cyane rwose. Aha, twagiye. Inzu ni nziza pe. Iki cyumba kikagira nacyo toilette yacyo nk'uko muri kubibona, toilette nziza ndetse na gypsum hejuru, ifite n'amakaro meza yayandi ayirinda imidite. N'amakaro meza cyane muri kubibona kuri igiciro cya $340,000 nk'uko byaramwe iyi nzu yaba iyawe. Tukiri hano hasi urabona ko tuvuye muri bya byumba, hano hari akandi gastoke kugira ngo muri kukabona, ni agastoke keza washyiramo ibintu, genda banyerekera, washyiramo ibintu rwose wiviriye mu kazi, si ngombwa kuza kubizamukana ruguru, ushobora kubistoka hano nta kibazo. Twazamutse rero haruguru urabona ko ifite ama escalier atazamutse cyane, uri kubibona ni ama escalier meza yayandi agenda yaka. Cameraman nagenda bamfashiriza mugende mureba uburyo iyi nzu imeze. Ni inzu nziza pe, iyi nzu ndayibatuye ku giciro cya $340,000 rwose waba uguze. Banyerekere uburyo amatara ameze, genda banyerekera rwose hejuru, bagende bareba ubwiza bw'iyi nzu. Hanyuma tugiye muri cya cyumba cya gatatu rero, ngiki muri kukibona nacyo gifite ubwinjiro bwacyo, kikagira n'umuryango usohoka hanze, ngira ngo muri kubibona. Hanyuma na garderobe yayo, buri cyumba gifite garderobe. Uno muntu yubatse neza cyane, buri cyumba cyose agenda gishyiramo garderobe ndetse n'ubwiherero bwacyo. Hanyuma iki cyumba kikagira balko, gifite balko yacyo nk'uko muri kubibona, genda banyerekera view y'ahantu imeze. Ni view ya Kibagabaga muri kubona, ni Kimironko ariko hareba muri Kibagabaga, ngira ngo muri kubibona. Hanyuma tukiva aha ngaha muri iki cyumba cya gatatu tugiye mu cyumba cya kane, tukugenda tubereka uburyo ibyumba bimeze. Hanyuma iki cyumba cya kane dore ngiki, iki cyumba cya kane urabona ko ari icyumba cyiza, nacyo gifite utubati nk'uko muri kugenda mubibona na plafond nziza cyane ya gypsum. Hanyuma iki cyumba niki bisangira iyi toilette. Ni ukuvuga ngo impamvu ari toilette 5, ni ukuvuga ngo ibyumba bibiri biba bisangiye toilette. Yego, ni ibyumba 6, toilette 5, ubwo ni ukuvuga ngo toilette imwe isavinga ibyumba 2. Aha, twagiye rero. Hanyuma ibi byumba bibiri turabisoje, tugenda no mu cyumba cya gatanu. Icyumba cya gatanu cyiza nacyo cyisanzuye, cyo gifite ubwiherero bwacyo, genda ubanyerekera ngiki rwose icyumba gifite ubwiherero bwacyo. Murabona ko ari ya dushe nziza zifungwa, uri kubibona, mwabibonye ko ari za dushe zifungwa. Hanyuma ikagira na toilette nziza, ikagira noneho na bariko yayo nk'uko muri kubibona. Dore ngiki icyumba gifite na bariko yacyo, uri kubibona ko ari inzu nziza pe. Hanyuma tugenda no muri master bedroom, icyumba cy'ababyeyi. Inzu ni nziza pe, inzu ndayibatuye ku giciro cya $340,000 yaba iyawe. Hanyuma murabona ko twagize muri ya chambre principale. Wow, reba ino nzu wallahi, ino nzu ni nziza, ifite amatara meza, muri kubona gypsum. Inzu yose ni gypsum, nta hantu na hamwe bigeze basondeka iyi nzu. Ni inzu nziza uko muri kugenda mubireba, ifite utubati twiza, nkaho ari utubati twiza pe, baricaye baradesigninga rwose. Iyi nzu uno muntu wayidesigninze ni umuhanga rwose, njye namuha amanota 100%. Hanyuma ikagira inzu urugi rusohoka hanze, hanyuma ikagira na balko. Urabona ko ifite balko nziza, chambre principale rwose ifite balko nziza nk'uko muri kubibona, n'amatara meza. Ushobora gusohoka hano uri kumwe na famille yawe, mukicara hano rwose, mugafata akantu kamwe mukiyongeza n'akandi ndetse n'aka gatatu. Wow, ino nzu ni nziza rwose. Ni ukuvuga ngo uramutse uri hano waba uri kureba view rwose ya Kibagabaga, banyerekere view ya Kibagabaga. Ni inzu nziza cyane rwose, iyi nzu murayikunda. Hanyuma tukiva muri principale, urabona ko nidusohoka muri principale turaza muri douche yayo noneho ya rurangiza. Ifite douche nziza cyane nk'uko muri kugenda mubireba, ni douche nziza nk'uko muri kubibona, nziza cyane rwose, ntizifungwa. Hanyuma rwose zikoranye ubuhanga, zikoranye technology nziza cyane. Hanyuma ikagira, ni ukuvuga ngo ushobora kuba uri hano ndetse n'undi akaba ari aha ngaha, mugakoresha aka lavabo. Hanyuma ikagira na toilette yayo nk'uko muri kubibona. Ni douche nziza rwose, badesigninze neza cyane. Banyerekere ubwiza bw'iyi douche rwose, baravuga bati wow, this is a good house. Ni inzu nziza cyane rwose, ifite n'amazi ashyushye muri kubibona, ifite n'amazi ashyushye muri kugenda mubibona. Ni inzu nziza cyane ino nzu.
Igikari rero nk'uko muri kwibona ni igikari kinini, kameramani nagenda banyerekera, urabona ko ari wa muryango uturuka mu gikoni, uyu wa muryango uturuka mu gikoni kinini, hanyuma ukaza hano muri iki gikari. Ni ukuvuga ngo iyi ni inzu y'umukozi, nk'uko muri kwibona ni inzu y'umukozi, hanyuma ikagira n'igikoni cyo hanze nk'uko muri kwibona. Ni igikari kinini, genda banyerekera aho banikira imyenda, genda banyerekera ari hose, ni ahantu hanini cyane rwose. Iki gikari ni kinini, hanyuma ikagira iki gikoni cyo hanze nk'uko muri kukibona, igikoni cy'abantu bashaka guteka wenda isombe n'ibishyimbo, muri kwibona ni igikari cyiza. Hanyuma ikagira n'inzu z'abakozi ebyiri, n'inzu z'abakozi ebyiri nk'uko muri kubona, hamwe n'iyi toilette nk'uko muri kwibona, ni toilette ya siège nk'uko muri kwibona. Rwose ni inzu nziza ifite igikari kinini cyisanzuye, mw'abantu mwe ku giciro cya $340,000 iyi nzu yaba iyawe. Rwose mutuvugishe rero. Hanyuma ikagira n'ikigega mwakibonye, ndetse na water pump, mwabibonye ko ifite ikigega ndetse na water pump mu burere hejuru y'ibiriya nk'uko bari kugenda babibereka. Iyi nzu rero mwayisanga kuri YouTube channel Rwanda Real Estate. Hanyuma mujye mubasha gukora subscribe kugira ngo mujye mubasha kumenya amakuru y'amazu tubafite, cyangwa se ibindi bintu muba mushaka, kugira ngo mujye twubake umuryango munini wa Rwanda Real Estate. Murakoze, murakarama.